ibyo ndi kubabwira rero ntabwo twikojeje isoni, turagira ngo tubwire umuntu wasubijwe uri mugenzi wacu, ubu natwe ntitworoshye. Turagira ngo tubwire umuntu ukiri mu ntambara, uri mugenzi wacu, natwe twarahanyuze. Turagira ngo mbwire umuntu wigeze anabibura. Ngewe naraye hanze ndara ku muryango kwa Grand Frere batabizi, nkavuga nti nibanigira hano ngakubitwa ndataka nibura nubwo batankeneye, ariko nibasohoka barasanga ndi uwabo. Bene data rero, iyo tubabwira ibyo, Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba. amen, Nimugubwe neza muri Kristo Yesu. amen, Tugize umugisha wo kongera guhura kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Aha ni ku Mutahajuru TV. Imana ishimwe ko yadushyiriyeho ubu buryo kugira ngo tujye tuganira, duhugurane, twese dufatikanye kubaka ubwami bwa Kristo, kandi ngira ngo iturema niyo ntego yari turemeye. Rero njye ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na Niseti na Jeanne Kwizera muri ibi biganiro, kandi ntabwo turi twenyine, turi kumwe namwe. Mushobora kuba muje ari ubwa mbere ku Mutahajuru TV, cyangwa mukaba mwari mumaze iminsi muhari. Mwese turabakire mu izina rya Yesu, ariko tubibutsa gukora subscribe kugira ngo ikiganiro kigezeho mujye mumenya ikiganiro. Rero Yesu aduhana umugisha. amen. Ndumva nababaza ngo mumeze mute, ariko reka nizere ko mumeze neza. Namwe bitameze neza uyu munsi, reka mbibutse ko ahangaha ni mwisi. Mwisi ntabwo twabona ibyishimo byuzuye. Mwisi niko biba, imibabaro izahoraho, tsindanesha, nyuma yaho uzahanagurwa amarira yawe yose. Amen. Amen. Rero uyu munsi urababaye, ariko reka tukubwire ko bwacya mu gitondo Imana yakoze igitangaza. Icyo ngicyo uri kubona kimeze nk'ikibazo ubona kitakurwaho ukabona ni umusozi, Imana ishobora byose. Imana irabishobora. Imana irabishobora, ni Imana ihindura amateka y'ubuzima. Reka tubabwire ngo na cya gihe Yobu ubwo yariganywaga ibyo yari afite byose, harimo imitungo n'urubyaro, bwakeye mu gitondo Imana yahinduye amateka. Ariko Marcel, nguciye mu ijambo, turi guhana ikaze hano ni ku Mutahajuru TV. Kandi mbibutse ko nta mahame n'amategeko by'idini runaka bitugenga. Hano mu ivugabutumwa ni ukugira ngo twese tube free, twisange muri Kristo, dufatane amaboko kugera ku gihe cyo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Ariko hari ikintu abizera bagomba kumenya. Tugira amateraniro ya live dukora online ku ijwi ry'umukanguzi. Twaraganiriye mu materaniro igihe kimwe, tuganira ku ijambo ku kwizera. Dusanga igice cya 11 umurongo wa mbere Abaheburayo havuga ngo kwizera no kumenya. Tubanza kuganira kuri ku ijambo rivuga ngo wamenye Imana gute? Wayimenye iki? Mu rwego rutumye uri mu cyiciro urimo. Niba kwizera ari ukumenya. Daniel yaravuze ngo bazi Imana yabo bazakomera. Undi nawe uti umpe kukumenya kugira ngo nguhimbaze ntunganye mukiza. Ibwira Mose ngo ndakwihishurira. Mu yandi magambo, umuntu wese uzi Imana, igihe cy'amakuba kiruta igihe cy'ibyishimo kuri we. Kubera iki? N'intwari ziriho mu isi. Ibi ndabibabwira nka mwene so muri Kristo, kuko uturwanya niwe ukurwanya, uturwanirira niwe ukurwanirira. Twese dusangiye amakuba yo mu bwami no kuzaboneka kwa Kristo. Abantu babaho nabi mu gihe cy'amasaziro, la majorite ni abantu banze umubabaro wo mu busore. Abanze umubabaro wo mu busore. Ubundi barakubwira ngo umukobwa wanze ivune zo mu rugo rwa nyina aba yanze iterambere zo mu rugo azashaka. Kuko imvune zo mu rwa nyina nizo yigiramo kubaka urukwe. Noneho impamvu mvuze ngo uwanga umubabaro wo mu busore abakereye umubabaro uhoraho wo mu busaza. Kubera iki? Rimwe na rimwe ibitubabaza tubyigiramo. Ubwashize narababwiye, ngewe umuntu mvuga neza ntanyigisha nk'uwamvuze nabi. Uwamvuze nabi atuma mpindukira nkireba, atuma nireba. Icya kabiri, anyigisha kubana n'abadashobotse. Iyo nisuzumye wamvuze nabi, bituma nikosora iyo icyo kibi wavuze, kuko ntabwo ibyiza batuvuga byose tubifite, n'ibibi byose batuvuga ntitubigira,
ariko byose birakwiriye. Umuntu mvuga nabi ndabanza nkireba yamvuze nkavuze ibintu yamvuze ubu sibyo, iyo nsanze ari byo ndikosora, noneho iyo nsanze atari byo anyigisha kubana n'ababi, mpita niga kubana nawe nkavuga ni niba ambeshyeye ibyo ntakoze ko ntari bumukureho, hirya ko haremwe undi uvuzwe n'ibyo akora, kuko amagambo arema abantu, ahita akwereka imitekerereze n'imiterere y'abandi. mpita niga kubana n'abasa na wa wundi. Rero ntabwo bivuze ko wa muntu aba ambereye mubi, mbivugiye iki rero, situwasiyo urimo. Ubwashize hari aho twaganiraga ijambo ry'Imana muri bene data bamwe twari twasuye, narabwiye ati mujye musenga musabe Imana ihishurirwa ibamenyesha amakuru y'impamvu muri mu kigeragezo nk'icyo, kuko njyewe nasanze hari igihe Imana yemera ko tugeragezwa kugira ngo iduhishe amaboko aruta ayo turi kugeragerezwamo, ikabyemera, kugira ngo iturinde intambara ziruta izo turi guhura nazo. Noneho tukava no muri cya kigeragezo tubaye trained, duteguwe uburyo butuma ku isoko ry'abanyamuhamagaro duhagarara twemye. Hari umushumba umwe, ntabwo muvuga Imana imuha umugisha, ni umusaza, ni umwe mu bashumba beza nahuye nabo muri uru rugendo rw'umuhamagaro. Yamaze imyaka 10 atarabyara, aza guhura n'ikindi kigeragezo, ntabwo nkivuga simutangira ubuhamya kuko sinakora iryo kosa, ariko yaduhaye ubuhamya aravuga ngo imyaka nari maze ntarabyara nta kindi kigeragezo cyagombaga kunanira n'icyo narakihanganiye. Mbivugiye iki? Biravuze ngo iyo wageragejwe uba ufite ubuhamya bwo guha ibindi bigeragezo, sibyo? Bigatuma udapfa. Dore igisobanuro cy'uko uhabanye n'imbaraga z'Imana. Kuki utarapfa kandi bikwica bihari? Kuki utarakorwa n'isoni kandi uri muri icyo cyiciro? Izo mbaraga rero zakuyemo gukorwa n'isoni zagukuramo nawe ukavamo. Imbaraga zabumbye umunwa w'intare ntizirye Daniyeli. Hari akantu numvishemo, ibigeragezo ntabwo ari we bijeho bwa mbere, hari n'abandi, nta nubwo ari byo bya mbere. Tube turetse kwitiza ubuhamya bwakuri, nta nubwo ari byo bya mbere ugezemo, sibyo? Ko nk'uyu mwanya Mariseri ahangaha uri, njyewe ndakuzi, nubwo ntakuzi nk'Imana cyangwa ngo nkumenye nk'uko wiyizi, ariko ndahamya ko atariho habi aho wabaye, kandi still nawe uracyafite ibyifuzo, sibyo? Ku buryo hari ikintu gishobora kukubangamira ukavuga ngo kirakemuka bigenze bite. Reka ngwe kubuhamya gatoya, negeze mbaho mu buzima buteye ubwoba bwambabazaga pe, ku buryo niwe nagendaga nje niciraga urubanza nkavuga ngo ntago ndi umugabo. Nkavuga ni umuntu w'umugabo utabonera umwana irindazi ryo kurya, umuntu w'umugabo utakwishyurira umuryango aho kuba, umuntu w'umugabo utagura umugore umupira wo kwambara, ubu ndi mugabo ki koko? Noneho ngira icyifuzo nkabwira Imana nkawigira nti nunkura muri ubu buzima, ukankura muri ubu buzima, uzaba unkuye mu rupfu, uzaba unzuye, ntago nzabyibagirwa, uzaba ukoze ikintu gikomeye. Imana yaje kubikora, amen, inkura muri bwa buzima, irabuhindura. None uyu munsi n'ubundi rero aho nari ndi niho habi, ariko uyu munsi aho ndi aho uri naho none nkeneye ahandi. Noneho tube turetse gukenera ahandi, hose ntabyo uhakenereye. Byinshi. Ni ukuvuga ko rero nta ntera nta kigutera, nta ntera nta kigutera, buri ntera yose igira igitero cyayo. Aho ngaho uri rero ufite igitero cyaho, n'ahandi ushaka kugera hagira igitero cyaho. Ikiruta muri byose rero tuhabana umutima uhimbaza Imana. Niba Bibiliya ivuga ngo muri byose tujye dushimira Imana, nuko nureba neza umuntu uri kumwe natwe ku mutahajuru, nureba neza munsi yawe hari umuntu uhabaye. Nari ndi kubitekereza ejo bundi, njyewe ndi Cyangugu nari umukene, urumva, nabonaga abantu benshi banduta, nabareba nkabona ndakennye, ariko dore igitangaje, uyu munsi ndi i Kigali hari abo nduta. Urakoze. Kandi ukabarutira noneho na nkabarutira i Kigali, kandi nabo rimwe na rimwe batuye n'i Kigali. Noneho igitangaje, ba bantu bakurutaga i Cyangugu harimo n'abandi benshi ubu ngubu uruta. Reka mbabwire aka kantu rero, ejo turi mu materaniro twarakaganiriye, ariko twakavuze off camera. Umuntu Imana igiye gutabara ajya atabarwa nta kinyoteri,
kinyoteri kikwereka agiye gutambuka. kinyoteri mu mategeko y'umuhanda bivuga ngo bacyita ikimenyetso ndanga cyerekezo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye kukunyuraho akwereka kinyoteri ko agiye kukunyuraho. Ariko Imana igitabara abantu badafite ibimenyetso byo kunyura ku bandi. Nono n'abantu babari imbere nta kimenyetso bigeze bakubona nacyo uko ugiye kubatambukaho, ahubwo bakagusanga imbere aho bari kujya, bakagusanga iyo bajya. Ndagira ngo mvugane nawe ko umuntu Imana itabara ari wowe. Ntushobora gucana kinyoteri, nta bimenyetso byo gutabarwa, nta kimenyetso cyo kunyura ku muntu ukuri imbere nta gihari. Abakuri inyuma ntacyo babona, n'abakuri imbere ntacyo babona. Umva nkubwira kandi, Imana ishimwe ku mutahajuru. Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu wese uri kujya mu ijuru, Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Yesu yaravuze ngo mbasize mumeze nk'intama hagati y'amasega, mugende mufite ubwenge. Ubwenge ni ukubaha Uwiteka gusa, nicyo bita ubwenge. Mutware intwaro zose z'Imana. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ubuze ubwenge abusabe. Niba wumva ubuze kubaha Imana, pfuka muyibwire ngo mpa kukubaha nibwo nzanesha. Umuntu Imana igirira neza imucisha no muri sansenike. Sansenike birasobanuye ngo ntihanyurwa keretse mu cyerekezo kimwe. Hari abantu rero bariho mu buzima bwa sansenike mu cyerekezo kimwe. Ntakoze ikiyede sinabaho, ntabaye umuzamu sinabaho, ntari umunyonzi se nakora iki kindi, ndacuruza agataro se nakora iki kindi. Iyo ni sansenike. Hari abantu bazi ko uburyo barimo ari bwo bwonyine bwo kubabeshaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ko imihanda yose y'Uwiteka ntibamo sansenike. Inzira Imana yakunyuzamo ifite ibindi byerekezo. Harimo amashanganzira, sinzi niba icyo kintu bacyumva. Harimo urusisiro, hari ahantu hatuwe uzasanga abantu bagukunda, hari ahantu Imana yagennye hari umugisha wawe. Ndagira ngo nguhumurize, buretse kurira, buretse kubabara, ufite impamvu ikuriza none. Nushaka urire kugira ngo uruhuke biologikoma, ariko spiritueloma ubu muhamya waho Imana ikugejeje. Nta muntu udafite ahavuye. Nta muntu udafite ahavuye. Niba nta naho uvuye, uvuye mu rupfu. Niba ntawe uvuye mu iterambere, uvuye mu rukozasoni Imana ikuvanyemo. Niba ntaho uvuye mu buryo bw'umubiri, Imana ntigukuye no mu icuraburindi ry'abadayimoni. Urabona itakurengeje urupfu koko? Tuvugisha ukuri. Nose niba ntaho uvuye, igitumye ukomereye aho ngaho uri niki? Wowe urumva udakomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire, dore igitangaza rero. Impamvu abantu benshi barira ni uko biyiziho ikibatera kurira. Ariko mu ruhame rwa benshi nawe uri igihamya cyo gukomera kandi wowe udakomeye. Imana ishimwe. Ikimenyetso uko umeze. Hari igihe utanyuzwe nabyo, ariko hakaba abantu bifuza kumera nkawe. Niba hari abantu bifuza kumera nkawe, ubwo ntacyo Uwiteka yakoze. Yarakoze. Batahajuru bene data, batahajuru inshuti z'umusaraba. Fata mikoro nka karitsiye ntuyemo, baba bazi ko ni njye mukire wa karitsiye. Ariko rero nyemeza ikintu gituma utari we. Nuko impamvu iyo gituma utari umukire, impamvu mvuga ngo sindi umukire, uwo ni Jene Kwizera. Nitwa Jene Kwizera. Nkabanyennye nuko hari ibyo nyikeneye. Niyo mpamvu hazaho iyo shinga gukena. Ariko noneho ze mbere yo gukenera nta byagutera kunyurwa byinshi. None se ibyo byinshi bihinyurwe n'ibindi byinshi bikenewe. Ubu byinshi Imana yakoze bihinyurwe na byinshi itarakora. Kandi ahubwo ibyo byinshi yakoze ari byo by'ibanze ajya kugira ngo ni naryo shingiro ry'ibizaba bindi. Niyo mpamvu aho uri rero hari ishimwe riruta ibyo utahafitiye, kuko ibyo uhafitiye nabyo nta ruhari. Sibyo? Amen. Sinzi niba ntarondogoye, nshobora kuba nanadeviye. Oya ntacyo papasi y'ikiganiro, ahubwo turimo neza. Ariko mureke mbabwire, bakristo nshuti z'umusaraba, abajene b'abakristo, mwishimire kuba mu mibabaro. Reka mvuge nka Yakobo. Ubuzima bw'umubabaro butegura umuntu nyawe.
ariko ubuzima bw'ibyishimo buhindura umuntu nyawe. Yego, buramuhindura, buraguhindura. Bene data, Yakobo yavuze ijambo ntajyaga numva ngo ni iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Hari mwene data umwe yaravuze ngo iyo umuntu yanze ishuri aba yanze akazi, aba yanze impamyabumenyi, aba yanze icyubahiro, aba yanze umushahara. No kubaho neza aba yabyanze. Kwanga ishuri gusa. None dutekereze, niba Imana ihisemo kubaho gutyo, wowe ukaba ushaka kubaho ukundi, hagati yawe n'Imana ufite igishushanyo mbonera cy'ubuzima bwuzuye n'indi. Niba Imana ariyo ifite igishushanyo cy'ubuzima bwuzuye, ndagira ngo nkubwire ko nta hantu na hamwe umuntu agera atabonye inzira ijyayo. Mu nzira habamo gusitara, habamo kumanuka, habamo kuzamuka, habamo gutambika. Ntabwo nzi uri kunyura mu yihe nzira, sinzi ugeze mu gace gateye gate. Hari igihe uzamuka, ariko reka mbabwize ukuri, umuntu wazamutse urugendo rurerure, iyo Imana ihinduye icyerekezo nabwo amanuka ahantu harehare. Nibyo, kuko yazamutse harehare, najya kumanuka n'ubundi aramanuka hangana n'ahandi, aramanuka ahantu harehare. Ibintu bituvuna mu buzima twebwe tukarira nuko tutazi ejo bizagenda bite, ariko nimwigire kuba bari imbere. Mwigire kuba bari imbere. Umuntu wihanganira kubabara igihe cy'umunezero we aba ari umuntu ushyitse. Noneho umuntu unezerewe atarigeze ababara, mwaba muzi ko mu ruhando rw'abishimye nta jambo agira. Wavuga iki? Wambwira iki? None se urambwira ngo komera, uzi guhungabana icyo ari cyo? Wapi, ntazi ibyo ari byo. Ndagira ngo tuganire. Umuntu wavutse iwabo bari mu nzu nziza, umukozi we wavuga ururimi rutari rw'icyo gihugu gusa, avanga indimi. Hari umuntu wavutse ahita amenya mayoneze, ahita amenya blue band. No muri aba wasanga barimo turi kuganira, bafite umukozi uvuga icyongereza mu gihugu cy'u Rwanda. Hari umuntu wavutse, njyewe mvuka mu rugo iwacu abazi ku kadashya, twebwe twagiraga inyama imbwa zigomba kurya, tukagira n'inyama natwe tugomba kurya. Njye nabivutsemo ibyo bihe, nabivutsemo kwa Habiyaremye Jacques. Ibi mwita umugati na bureba tuyita marigarine, harya ntibicyanditseho ra? Ni bureba, ntabwo ari marigarine. Kigozi hari abantu bari bazi ngo ni igikombe cy'umuceri. Njye niko narinzi. Kigozi yari amata asa mu gikombe bitaga Kigozi. Urumva, ibyo njyewe nabimenye ntaramenya umuceri we ku gikombe. Nguhu ubuhamya je, Imana ikundinda. Urumva rero, ubwo buzima hari abantu babuvukiramo, ugasanga ubwo buzima bumeze buryo. Aniseti iyo nza gukurira muri ubwo buzima navutsemo, njyewe nize maternelle. Exactly, njye nize maternelle, nayigishijwe na mama Noella Mukasamweri wo kwa Biguri. Mbahaye ubuhamya, ndanapreshije amazina, ubatuye hano mu Kigarama. Njye nize maternelle tuyigana na ba Thierry ba Daruberi ku Murindi, na ba Serge burya bo hirya kwa Senzige Zakari niwe wasobanuye indirimbo zo mu gitabo cy'agakiza, niwe wazishyize mu Kinyarwanda. Ngiye wabo twiganye maternelle. Yiganye n'ingagari. Oya icyo cyihorere. Urumva, ntibyoroshye nabwo ubwabyo. Nkwereke igihe nambariye costume, nkwereke agafoto kanjye nambaye costume. Oya, bansukaho amavuta. N'ejo bundi nari nsoje ishuri runaka, baratwimika baradusengera hariya, nari mpawe ububasha runaka abantu batajya bamenya kuri ntuze, ntago babizi utanteza ntuze. Bansukaho amavuta ni akandi, sibyo? Njyewe ubwo buzima nabuvukiyemo, ariko sinabukuriyemo. Nari nzi rero umukene wabuze marigarine, nari nzi n'umukene utayizi. Ubu uwayibuze mfite uburyo namuhumuriza, kuko uyu munsi
nshobora kuyigura cyangwa se inyigure kuko ndashaka yego intungamubiri ziyirimo. Hari ibintu tugera ku rwego tutagikeneye, yego kandi nyamara byitwa ibisubizo yego kuri bamwe. Ndagira ngo rero mbabwire icyo nshaka kuvuga. Ni ukuvuga ngo wa muntu utarigeze abona na kamwe, Aniseti wavukiye mu buzima, njye umugati naryaga wari uryoshye Marcel, wari uryoshye, nariye ndi umwana, ntabwo twawuguraga. Data yari afite imashini ikora imigati, twarayikoreraga, uko ni ukuri, twari tuyifite je. yego noneho Marcel yasetse uti yego yari ihari. ntabwo nabimenye ngo njye nza kwivumbira, nagombaga kujya nza kuvumba ku migati. Wari kubimenya gute se kandi umunsi mvuka papa wawe ari we wagiye kwikorera fanta, banyweye baserepura, kandi papa wawe yari akiri umusore icyo gihe. Ako nakoreka nkakubwira, yari akiri umusore. Marcel burya ni igipeti, abantu benshi bagira ngo aranduta. Ariko noneho Aniseti wavutse gutyo, nzi kubaho mu buzima. Ntimwumva Marcel avuze ngo yari kugeza kuvumba umugati. Nabayeho mu buzima ku buryo Marcel yansuye i Kigali, asubira i Cyangugu atansezeye cyane. Naramukase asubira yatansezeye, agenda acitse. Nasanze aryamisha agatuza n'umutwe gusa. Kandi nawe icyo gihe wari worohewe. Nanjye ntabwo nari norohewe. Awazanze uko biri. Naryamishaga agatuza n'umutwe gusa ku kamatera nari narahawe n'umumama witwaga mama Bebeto, wasengeraga mu itorero ryitwaga Holy Church yani Kibagabaga kwa Mushumba Ben, kwa Benjamin. Rero aho twarasenganaga nabo. Ntuye mu gipangu cyo kwa Nzamuramba aho rwa Butare. Ngo nitubahaye ubuhamya buri proof, iyo tubabwira tukabaha n'amazina biba bifatika, sibyo? Ako kamatera rero naryamishaga gatuza, amaguru nkarambiriza ku ruhande. Umunsi Marcel aje twaragatambitse, none turyamisha imitwe. N'agatuza ni kari gukwirwa. None n'agatuza ni kari gukwirwa. Karyamishije imitwe n'amajosi. Noneho ndagira ngo niba tuguhaye ubuhamya busa buryo, ndagira ngo nkubwire ngo Aniseti wariye uwo mugati, wari uzi ngo imbwa zifite inyama. Imbwa bari baraciririye mu rugo iwacu. Ndagira ngo nkubwire ngo namaze amezi 2 arengaho iminsi igeze nko muri 4 ndya dodo zonyine twasoromye kuri biogaze munsi yaho rwa Butare. Abahazi aho bita kuri biogaze barahazi, zahindwaga n'abagororwa. Ngatuma umuririmbyi twasenganaga witwaga Isabelle, niwe wajyaga kuzana izo dodo. Ko simba haye ubuhamya amezi 2 nayamaze ndya dodo, nta kindi ndarya. Nagira umugisha nkabona ubunyobwa nkabushyiramo, nagira umugisha nkabona ikirayi kimwe cyangwa bingahe, nkagura inusu cyangwa irobo. Nge ndi umuntu waguze irobo y'ikirayi, ngakatira muri dodo, noneho isosi ikabifasha. Nkamenamo ikirayi nkagikatiramo, burya gifatisha isosi cyane. Nge akunyu hari igihe nakabonaga cyangwa se nkabone. Ntimugire ngo buri gihe umunyu wajyagamo, ntimugire ngo buri munsi ikirayi cyarabonekaga, ntimugire ngo buri gihe ubunyobwa bwarabonekaga, ariko dodo yo meza 2 zarabonekaga. Noneho yo nazitekaga rero mu gipangu, nababeshyaga ko cyuhije amazi yo koga. Nkababwira nti munsigira imbabura ndashyushya amazi yo koga. Niba bansigiye imbabura, dodo zirashya bitewe n'amakara yarasigayeho. Ubwo icyo mvuze muracyumva. Hari n'igihe rero ndi buzirye zidahiye bitewe n'amakara, ariko ngo nizo zigira intungamubiri. Niba arizo zigira intungamubiri mujye no kuzihekenya. Niba zidahiye neza arizo zifite intungamubiri muzironge muhekenye. Kugeza ubwo uyu munsi Aniseti yari abantu bambwira ngo rya dodo, ngo rya imboga, mbabwije ukuri ko hari igihe nzitamira. Ugahita wibuka bya bihe. Ntabwo nibuka bya bihe, zikangwa n'abahubwo umwuka, umutima. Ntabwo ndi bubivuge mu Kinyarwanda babivugamo, ariko umutima warazinutswe. Urumva? Nyuma yaho ngire ngo birahindutse, njya kuba ku muntu w'umufamiliye. Umugore we yarankoresheje. Najyaga mvoma amazi, nigeze mvoma amazi inshuro 3. Abazi Gacuriro ni ku mugezi witwa Rwanyabuyumbo. Rwanyabuyumbo Kagugu niho yavomaga. Abantu ingo zari zitaruzuramwo amazi, abantu benshi bavomaga hariya yabuze. Habaga inkomati barwana. Hari igihe nigeze mvoma amazi inshuro 3 ayamena. Ijerekani ya 3 nayishyikije mu rugo saa 5:30 za nijoro.
umugore akayahagararaho, nareba inkomati uburyo nakomase ngo mbone y'amazi, inshuti yanjye bikaba ari ibibazo. Urumva ayamena. Icyo gihe cyo naryaga iki n'ubundi memushoze, icyahindutse ni kimwe, ni ubugari. Atari uko babuze ibyo kuduha, ari ekonomi y'uwo mugore. Ubugari twajyaga kubugurira kwa Karori Ibatsinda. Muvuye Gacuriro. Gacuriro ni hafi n'Ibatsinda, burya ni hafi, kujyayo byari hafi. Mwebwe mwumvisha ari kure mukurikije uko mugenda iyo muri gutembera. Habaga ari hafi shani mukureho umuteto. Kwa Karori Ibatsinda abantu bahazi niho twaguriraga ubugari hariya santre. Urumva nkaburisha ubugari na dodo, ubugari na dodo, mvuye kuri za dodo igihindutse n'ubugari, kugeza ku rwego naryaga ubugari direct bukagarukana n'ibyejo. Ibyo ndi kubabwira rero si ubuhamya tubahaye, ntabwo twikojeje isoni, turagira ngo tubwire umuntu wasubijwe, uri mugenzi wacu, ubu natwe ntitworoshye. Turagira ngo tubwire umuntu ukiri mu ntambara, uri mugenzi wacu, natwe twarahanyuze. Turagira ngo mbwire umuntu wigeze anabibura. Ngewe naraye hanze ndara ku muryango wo kwa Grand Frère batabizi, nkavuga nti nibanigira hano ngakubitwa ndataka nibura nubwo batankeneye, ariko nibasohoka barasanga ndi uwabo. Bene data rero, iyo tubabwira ibyo, nabaye mu gishanga cy'ikinyi, abazi muri kompanyi hariya kuri Etexirwa bakiyita kompanyi, habaga igihodi cyabagamwo ibitanda abana ba homeless bararagamo. Ngewe nakigiyemo barandika, uwitwaga Magigira arandika, mvayo njya kurara mu gishanga cy'ikinyinya munsi mu mapera hano twitaga Murede, nabaza urugarama rwa Gacuriro barahazi. Narahinduranyaga nkajya kurya amapera yaho bita kwa Mbanda munsi ya hano kwa Karegeye. Ubwo ndi kuhababwira hose kugira ngo mbahe proof zifatika. Bene data rero, umuntu ubabaye iyo turi kubabwira ku mutahajuru cyangwa ku ijwi ry'umukanguzi ngo tugaburire umuntu ushonje, tuba turi kumakura mu makuba twahozemo. Ibyo birumvikana kumva umuntu ushonje. Kuki Imana idutoje, kuki tunyuzaho, none se tuganire. Uzi ko inzara yandiye itandiye iminsi ingana niyo dukijije abo dukura mu nzara. Abo dukuye mu nzara tubafasha kubona ibyo tutihaye, tukabafasha ihumure. Hari abo dukura mu nzara tukabaremera, sibyo? Kubera iki biba? Imana yaduteguriraga kuzabona ibituma n'abandi bagira ihumure. Ubwo ndi kubumvisha noneho inyungu y'Imana muri kwa kugeragezwa. Nzi kubana n'umuntu Aniseti wavutse mbona ibyo, nzi kubana n'umuntu utarigeze abimenya, nkamenya kumutwara mu buzima butamukomerekeje. Bitabaye ngombwa kubwira umuntu ngo kudakora se, ngo kudakora. Nzi ko umuntu ashobora gukora ntahembwe, ibyo ndabizi. Nzi ko umuntu ashobora gukora ubuyede ntasoze, ibyo ndabizi, sibyo? Twe tubabwira twarakoze, nta kintu ntakoze, hari n'ibyo Marcel atazi. Urumva njyewe hari igihe Marcel yamaze kubona akazi, ndakena Marcel ari prosobuteri, agenda ku kimoto afite na code defense imugayidinze, sibyo? Njyewe nkajya njya muri Kongo gukora akazi katari ngombwa ko mbabwira. Nabyo ntibyamaze kabiri, ntabwo ari Imana yashakaga. Erega ni mu buryo bwo kwicira inzira. Bwari mu buryo bwo kwicira inzira nyine, niyo mpamvu wakubitiwe mu isoko. Yego, narakubiswe cyane. Noneho rero ibyo tubabwira si ukugira ngo tubasetse. Je njyewe nzi gukora akazi. Aha igasanze hari ingo nagenda nkubwira, nakozeho ikiyede ndi kuzamurira umuntu itaka, umugabo witwa Papa Thierry, ndi kumufasha gucukura tuwarete. Ibyo nabyo ndabizi. Ubu nzi metero bita byungura. Byungura wowe urayizi? Naze wabibwirwa n'iki se? Namwe ubugeze horoshye. Hamwe horoshye nyine uri muri byungura. Kandi babaraga kuri metero. Babara kuri metero n'uyu munsi niko babara. Hoya reka da, byungura ni igihe aba horoshye ku buryo ushobora gucukura ugacyura umubyizi. Urumva njyewe nzi gukora ikiyede ngataha byananiye. Nzi kuryama ku nzu ngafungisha amaguru. Ndabizi umuryango ngashyiraho amaguru ku buryo umuntu nasunika ari buhita nkangura. Arasunika azanyibiki. Nagihari. Ndewe muri uyu mujyi wa Kigali ndawuzi, manuka igishanga cya Gacuriro nkarenga muri Rufigiza nkajya kwiba ibigori, ibisheke byo kurya gusa, ngafata urugendo rw'amasaha 2 ngiye guca igisheke cyo kurya. Ubuzima butoroshye rero. Bene data, uyu mwanya
biroroshye kugera ku muntu ubabaye ukamufasha kubera iki? Imana yaraguteguye. Reka dukomeze umuntu uri gutegurwa n'Uwiteka. Reka nkubwire ngo Imana ikuzigamiye ibyiza, sibyo? Imana irakuzigamiye. Kandi mureke mbabwire, muri ubwo buzima bw'umubabaro Aniseti nabaye inyangamugayo. Muri ubwo buzima bw'umubabaro nabaye inyangamugayo. Izina pasiteri bwa mbere ndyitwa naryiswe n'abana bato. Muri ubwo buzima bansuraga, akaryamya kuri bwa buriri, ariko icyo gihe sinabaga Rwabutare, nabaga mu Myembe ya Kibaga, bagaho inzu umuyaga wayigurukanye. Ubwo mugiye kuvuga ngo nayikodeshaga ngahe? Singe nayo nari nyicumbikiwemo. Urumva ubwana bujaho akanyaya aho ngaho akagize gate, uburyo mbafata n'urukundo n'ingoga n'iki bituma ba nyina bohereza abana uti mujye kwa pasiteri, ngasigara n'abana nkagira gute aho hose. Je nari umuvugabutumwa uzwi. Icyo kintu nari umuvugabutumwa uzwi utumirwa, kandi nakoraga amakurusedi manini, nabaga mu biterane. Umuntu akakubwira ngo genda Imana iguhe umugisha. Wakoreye Imana, mukozi w'Imana, wakoreye Imana. Ibyo byose bene data mutagira ngo nasitaragorinze gutyo ntari umuvugabutumwa. Njye igishanga nabayemo nakibayemo ngenda mvuga ubutumwa. Mbabwira abapastori natuje agakiza muri iyo eta, muri iyo periyode barahari. Mbabwira abo twafashije gushinga amadini se barahari. Kandi amadini akomeye icyo gihe barahari. Barahari. Nabwiye ngo mubumbure Bibiliya gutya dusengere muri iri jambo, Imana ikuzuza umwuka ujye kuribwiriza, ndabatraininga bababwiriza butumwa. Barahari. Kugeza ubwo bamwe bandebaga bakambwira ati yaba amaguru yashiraga ayawe abageze mu mavi, kubera ko ngenza amaguru bo barabonye amamodokari. Mbabwira abantumiye bakanyicaza muri resitora ikomeye, bakantuka uti wakigoryiwe n'amavuta ufite uratinyuka ukagenda nta modokari ugira. Uba mu mujyi wa Kigali ukodesha, wanjijiwe. Twebwe twarabonye amazu kuko wanze gutera irigonde. Ndagira ngo mbabwire ko irigonde ntibamenye ibyo ari byo, n'ubujura bushukanyi bukoreshwa n'abahanuzi. Ni system ya gihanuzi. Ntago gituma ubaho kuri yaso uko uhagaze ukabona ibifatika byica ubugingo. None se tubaho ubuhamya bumeze bute? Ubuhamya burahari. Nshuti z'umusaraba, muri iyo mibabaro twabanye n'Imana. None se ubu mwagize ngo aho ndi ntacyo nkeneye? Kirahari. N'ubu kirahari. Ushaka kuba mu nzu nziza cyane. Noneho muzi ikintu gitangaje, aho ntuye ntihanyuze nkaho nabaga muri iyo minsi. Aho nabaga narasinziraga, ariko aho ntuye ndarambye n'indirimbo abaturanyi bari mu kabari bacuranze. Urumva bene data, nta ntera nta kigutera. Nimukomere rero mwihangane. Amen. Hari abantu bagiye kuvuga ngo wagezeyo reka danda cyajyayo. Uzi ukuntu nkumbuye kuryama mu nzu yanjye. Uzi ko kuryama mu nzu nta muntu ugirira umwenda, nta muntu. Ariko uzi ejo bundi akana kanjye k'agakobwa karicaye kabaza nyina, karambwira ngo ariko ni izihe nzira umuntu yaca kugira ngo adakomeza gukodesha, nawe akagira iwabo. Umwana w'imyaka ingaho utaragera mu myaka 10. Ariko uzi kubona umwana ajya kwiga akitiranya iwanyu akibagirwa agataha hamwe mwari mutuye. Uzi kubona umwana ajya kwiga muri segonderi yataha ukamubwira uti ntujye hahandi twarimutse. Nta buzima butaba mu ishuri, sibyo? Uzi iyo umuntu ahangayitse yabuze amafaranga yo gusorera ikinyabiziga yatumye hanze, nawe ni umuhangayiko cyane. Muzi ko kurinda ibyagezweho bivuna kuruta gushaka ibyo ushaka kugeraho. None se mureke mbabaze, umukene muzi wishwe na stroke ninde? Ntawe da. Yaba ari gutekereza iki? None se mwagize ngo umukiragera ku rwego yicwa n'ibitekerezo yishimye? Abananiye gusinzira. None stroke imwica yarasinziriye. Bene da, nyurwa nuko Imana yakugize, noneho wirindira aho uri kugira ngo utegurirwe aho Imana ikujyanye, kandi izakugezayo. Babwije ukuri ko Imana izabagezayo. Bamwe mu bakire muzumva mu Rwanda, Aniseti nzakira kandi nkijijwe. N'ubu ngubu rwose nyine njyewe nzagera kure. Amen. Imana ibaha umugisha. Anise, hari ijambo abantu bakunda gukoresha, ariko ntekereza ko ari uburyo bwo gupfobya iby'Imana iba yakoze.
kuvuga ngo Imana intungiye mu busabusa, koko ni ubusabusa cyangwa ni umugisha? Ni umugisha, yego, ariko ushobora kugaragara nk'ubusabusa. yego, ni mu bintu bisa n'ibidafatika, yego, ariko bikakugira umuntu ugaragara. Byashoboka, byashoboka. Noneho umugisha ni iki? Ubundi umugisha ni ukubaho mu buzima bunyuzwe. Ntabwo umugisha ari ugutunga ibingana n'ibyo umuntu ashaka kugeraho. Umugisha ni ukubaho mu gihe unyuzwe. Yego. Abantu bazi ko kunyurwa ari ubunebwe, ngo kunyurwa bituma umuntu adakora. Oya, kunyurwa ni ukwishimira aho ugeze, hanyuma utegura ahandi, kandi nicyo kintu cya mbere kiryoha mu isi. Kunyurwa biryoha kuruta gutunga. Burya umutunzi utagira kunyurwa ababaje kuruta umutindi udafite ibyo atunze. Yego. Imana iguhereze umugisha. Amen. Hari akantu maze iminsi nibaza. Umugisha Imana yaguhaye wabanamo intambara? Umugisha Imana itanga nta mubabaro yongeraho. Nta mubabaro yongeraho. Icyakora wowe ushobora kuzizanira muri uwo mugisha. Yego. Wowe ubwawe ushobora kwiremera intambara muri uwo mugisha. Imyitwarire yawe ikagena yego uko urya uwo mugisha. Noneho rero ubwo ikivuye ku Mana kitunyure, kuko nibyo Imana ibona bidukwiriye. Yego. Waretse tukagera ku musozo w'iki kiganiro. Senga dusoze. Reka nshimire bene data twabanye ku Mutahajuru. Ibiganiro byo ku Mutahajuru ni ijambo ry'Imana n'ivugabutumwa. Rero nimuze tubane, umwuka wera w'Imana arushaho kudusobanurira aho tutagejeje twebwe ubwacu. Umwuka arahari kugira ngo, kandi noneho reka nibutsa abantu, ntabwo ari ukubibutsa gusa, ahubwo reka n'abahugure. Numva ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, cyumva ukirangize. Yego. Harimo message yawe. Ntabwo ari ngombwa kucyumva utaragurika. Niba wumva nta mwanya uhagije wo kumva ikiganiro, ukihoreye, kuko ikiganiro cy'ijambo ry'Imana haba harimo impinduka. Ubu uyu munsi Aniseti hari abantu benshi bamwumva, ariko bazarinda bava mu isi badahuye. Yego. Hari naho utazajya kubwiriza, ariko ubu noneho numva ibiganiro by'ijambo ry'Imana, ukumva iby'Imana inyujije muri Aniseti, uzaba usenze. Rero ijambo ry'Imana ryumve, uryiteho, iyi message aba ari yawe. Yesu aduhana umugisha. Reka dusoze. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kuko uri umwami mwiza, ubana natwe ku manywa na nijoro, uri Imana yo kwizerwa mu mirimo ukora. Tuba twibutse ibitangaza n'imirimo wakoze, twibutse aho wadukuye hagayitse, tukibuka aho tugejeje. Erega intambwe uduteza mwami Imana, tugenda tujya mu byiza cyane ko hari ibyo watuvuze. None rero aka kanya sengeye bene data bari mu mibabaro, bihebye cyane babona gupfa biruteye kubaho, ndetse hari n'abagera mu gihe bakumva bakwiyahura kubw'ubuzima bubi babayemo. Ariko ndabizi neza kuri Imana igikora ibitangaza. Twagiye tubona Imana ihereza ingumba urubyaro, twagiye tubona Imana igaburira abashonje, natwe yaratugaburiye. Twagiye tubona Imana ibeshaho mu bantu babaga mu makode, uyu munsi bakaba bari mu bitabashwa. Twagiye tubona abantu bagiye bagenda n'amaguru, none uyu munsi bahinduranya amamodoka. Iyo yose ni imigisha n'umuteguro w'Imana. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo nta kintu cyiza uzima abagenda batunganye. Natwe rero turagusabye kugira ngo uduhereze gutungana rwose, hanyuma ibisubizo byose n'imigisha bivuva mu kuboko k'Uwiteka. Komeza kubana natwe ku bwa Kristo Yesu. Amen. Yesu aduhana umugisha. Shalom, shalom.